cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe budutsiko hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi byatangiye tubona nka showbiz nk'uko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha aganisha ku amacakubiri aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa. Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Yego. Arabazwa arakurikirana. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze yahise agenda. Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha? Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye yicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Ni nkuko nawe afite akandi gatsiko. Nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka nimwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro, kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha? Yego. Hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi, harimo Sabe, harimo Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko araharira abagarura. Yego. Harabo muragarura? Urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranwe ibyo byabo Yago. Yego. Nta nubwo iperereza ryahagaze birakomeza. Hanyuma Yago ati narahunze, muramugarura cyangwa ikirego murakeka? Umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Guhera uyu munsi ni wakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho. Uwari postinze amafuti yavuze ayakureho, nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana, uraza gukurikirana. Utayakuraho araza ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Guhera uyu munsi ni wakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho. Uwari postinze amafuti yavuze ayakureho, nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana, uraza gukurikirana. Utayakuraho araza gukurikirana. Akakona naka extra gato mu kiganiro nicyo ndimo mvuga. Hano ikintu gihari none ikibazo muyoboke afite ntabwo ari Yago. Habe namba. None ikibazo The Ben afite ntabwo ari Yago. None ikibazo cyatumye wa muhungu wa muri Amerika w'inyinya Medi ntabwo ikibazo afite ari Yago. Sibyo? None abantu barimo kuvuga ko bakorera baba bari ku ruhande rwa Bruce Melody batuka abandi ntabwo ari Yago. Sibyo? Hano rero Ribu yatanze akanini k'umuriro. Mbese abayifunze ibintu dashoboye kujya kwiruka. Yana ibibazo idashobora gukemura yavuze ngo mufunge. Yago jewe icyo ntemera Yago kuvuga ngo yaratatse imyaka inabura umufasha, yatatse ngo abura abafana bo kuza kumurwanira, ariko ntiyabuze Ribu kubera ko iyo avuga ngo yakorewe icyaha akabura Ribu kukica nawe bayibye akamenya kuri Ribu soko ikanamufasha bakanamuregera urukiko ba Emurene. Nabonye Emurene yasohoye ntuza niba bayita certificate nayo yitangwa n'ibitaro ku mubyeyi we yitabye Imana, papa we uwo Yago yavuze ko ari umujenosideri ufunze yamwihakanye. Urumva byafashe indi ntera.
urumva biri gusaba umuntu pepe wa survivor kwisobanura ntabwo ari ukwisobanura icyo Irene yakoze ni ukugira ngo abantu badafite umwanya wo gutekereza birenze badakomeza kugira ngo umubyeyi w'uyu muntu ariho kandi yarapfuye. Icya kabiri, Irene ntavuka wenyine, hari abandi bantu mwatatse batarimo kugaragara muri iki kibuga, sibyo? Nonaha yaguye urimo kuvugwa, nonaha ibi twese tuvuga. Ubu ntimugire ngo Yago afite ikibazo kuko we yahisemo kuba ikibazo, ariko abavandimwe n'umuryango nonaha bagize ibibazo kandi batarahisemo kuzaho ibibazo biri. Ariko ngewe icyo mvuga RIB ikwiye gukora, ubona hari terimi imwe Abanyarwanda n'abahanga, hari ukuntu worora imbwa ukagishumuriza abana b'abaturanyi binjiye barayorora nuko barayikirira wicira no kuyizana ariko iyo ubwo ubu yoroye karyo nayitoza hatozwa n'abakoresha se. none iriya mbwa woroye rero ukagishumuriza ikarya abana b'abaturanyi, wowe kubera ko ari iyawe itararya umwana wawe ukumva birasanzwe, ariko iriya mbwa yamenyereye gufata kurya abantu, urakeka kurira umwana. Igihe cyose sosiyete yacu ikemera ko gutukana ari uburyo bw'intwaro yo kugira uwurwanya, twigira ku birenge by'abatubanjirije. Muzi kubona umusitari nka Bruce Melody afite umuntu yibasiye, muzi abantu uyu mugabo afite bamufana uko bangana benshi cyane. Muze kureba amashusho mu byo bise Iwacu Muzika, iyo bavuze ngo Bruce Melody ikibuga cyose ugira ngo bamenye inzuki zirabariye, barafana bakitera hejuru. Niki yavuga bareka kwemera? Cyagora. Ariko niyo mpamvu na Dr. avuze ati aba bantu n'ubundi ngo muzabumve iyo bavuga ati bantu banjye, ubwo nyine bafite abantu babo. Ntago byabura ntawe wasanga afite abantu babo. None ntago not agatsiko ni ukuvuga ngo umuntu uzwi aba afite itsinda ry'abantu bataziranye cyangwa riziranye. Hariho abaziranye n'abataziranye bo gufana uriya muntu. Kambaho urugero, mujya mubona wa mwana ukina komedi muri ka Kigali utegura iriya komedi, afite amashusho y'abantu barenga 20 batajya babura cyane, bahora bicaye imbere barimo n'abandi wa hano bivuze ngo bara n'abantu be ahorana bariya baraziranye, ariko hari abandi babafana batabazi cyane. Hano rero Thierry icyamunaniye mu nshingano RIB ifite, nako icyananiye RIB Thierry kamureke. Mu nshingano RIB ifite harimo gukumira, sibyo? No gutanga inama, buri umuntu ushaka kumbwira iti bukora bishobora kuba icyaha no gukurikirana. Ariko mu bajwa ngo barabikoreraga inyuma aho tutareba. Icyo ntabwo ari ikibazo. Ngewe umuntu uvuga ngo abantu bagize batya ngo nza kuri YouTube ndataka nihagira umuntu uza kumfata kuri YouTube, ntabwo ari kuri RIB. Ariko se kuri RIB se nishaka kuhakura ibyaha. Niyo mpamvu uyu munsi irimo ibibazo. Nguvuga ngo umuntu akaza akavuga ngo Sabe ngo yishyuye umuntu wanjye, ngo yishyuye umuntu ngo ntaze mu kiganiro. Icyo ni cyari bijya kureba. Ubuze ko yakurikiranye ibyaha byavugwa kuri Ndimbati. Ntabwo yari bikwiye muri YouTube. Kuri RIB mu gitondo nikawe kirego uriya mukobwa yagiye kuri RIB. Yego. Ariko ibintu bafite aho byakomotse. Reka tuve kuri icyo. Yago ari kuri televiziyo akavuga ngo hari umuntu ngo wishyuye abahanzi bose ngo ntazagire wongera kumuha interview, yishyura n'abatanga ibiganiro. Uragira ngo RIB izakurikirana icyo kintu? Kuri we n'umwanzi we yamuteje ibyago kuko akazi ke kapfuye, ariko ntabwo RIB iri bujya. None se n'icyaha? Si icyaha. Hanyuma ibyo birarangiye, nimwe bagenda kwishyura amatike y'ikipe akayarangiza. Yafashe uyu mwana wari ubundi hariho ibintu abantu badakora. Yafashe Titi wari muri zone idafite amahitamo. Simbabeshye. Oya nibyo. Sorry saying that. Ndabizi ko babandi y'Isenagi bose bagiye guhaguruka. Muhagarara ariko mutega amatwi, bahagarare batega amatwi baburiza ukuri kuri iyi ngingo. Igihe cyose umuntu uzumva yigamba ko yagaburiye umuntu, uri ikigwari. Kugabura byo kurya. Ibyo kurya. Umuntu wasanze ku bitaro yananiwe kugura serum ukamugura serum, ukaza ukigamba ngo naramufashije mugura serum, uri ikigwari. Hari ibintu tutaganira, nta muntu uganira ko wagaburiye umuntu ibyo kurya. Ibyo nibyo abantu baze kukwitira kuri umuntu mwiza.
waretse abo bakabwiye bakavuga ngo nubwo yagize nabi ariko yatubereye imfura. Abantu baraho barabyina ngo nta batafashe fo what muganga ahagarara avuga ati nubwo mumfunze ko nishe Scovia ariko navuye abaturage b'inyarugenge. Hanyuma zero urumva yuko ikintu ushobora gukora ibintu byinshi byiza akamwe kakabyica byose. Ikihari nari namuhaye inama cyo kora nashimye icyemezo yafashe. Nari nanakimubwiye kare yago naramubwiye n'aba bantu barwanya ubutegetsi batangiye kukwagaza nk'ikimasa bashaka kurasa umutsi. Urisanga ugudutse. Abanya fite ukuntu yabivuze ngo araza aravuga ati abo bose ati ibyo nkora jewe ndabizi mwinzana mu bibazo byanyu. Ibyo bibazo byabo ko kwabire ibyo akora arabizi. Yego. Ibyo akora arabizi. Ibyo akora arabizi. Ikibazo gihari. Ribu nonaha yiduha kanini k'umuriro. Ariko itazi indwara turwaye. Nihaguruke mu mabwiriza yanditse ba screening societe ni bakora open surgery. Nifungure irebe ikisha umuntu. Niyandike. Nisitanga ikiganiro yihanize gutukana mu ruhame nk'uko amategeko abyita icyaha ku bantu bose ariko navuga gutukana abantu bose